ibintu bihari hano kira vuba ariko mwana iminsi guhamagara impamvu z'abasogokuru n'abasogokuru tuza shatuza wakana kwajya Arabiya amahembe ahigurwa yandi icumu rishingwa rw'irindi nkota ikorwa iyindi abazimu baterekerwa abandi jya kwa jya muranyumva ababyeyi gini kwa gini jya muranyumva amahembe ahigurwa yandi abazimu baterekerwa abandi icumu rikorwa irindi babyeyi turagira ngo uyu mwana umukuremo abazimu bamurimo mu mukuremo amahembe babyeyi yego mudufashe ababyeyi maze mudukirize uyu mwana wabazimu babyeyi ngo mfate umuti ngo mushyire mu mazuru babyeyi ubu noneho ngo niyitsamura abo bazimu baraba bagiye kumuvamo yego murakoze sogoko murakoze umugabo bari bukire arakira wakana arakira mugabo ni tugiye kumushyiraho kana agafasha mufasha kugira ngo bari abazimu bari kumutera bamuve nase mugabo naramushyize uretse kumubaza ibyo bintu byose mera neza shoreza kabaye mwana nyagasani umugana ashobora guhita agendanira kuko ntango yakoze nta kintu araba mwabana nta kintu araba n'ingedo dutamakaza ngende uwo muhamye ntago nkunda abantu baroga abandi sinkunda abantu bateza abana amahembe sinkunda abantu bateza abana abazimu muranyumva mwabana mwe ningiye gukoraho rikaka niyitsamura mumenye yuko abazimu batumutse bagiye baraba bagiye cyane rwose niyitsamura mumenye ko abazimu bagiye turakumva sogoko musige n'umuti wa shayi twanikira Yes, reka nongeye ngwereza ikaze dukurikiranye kuri Neza TV show muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya bwakaza misho ya Rwanda nta bintu byinshi ndibwirirwe mvuga mwabantu mwe Imana ikoze ibitangaza mufate ntagucike mufate mwana uyu muntu tuje turwana nawe tuje twamuhambiriye kuri moto mushaka kwibaza ngo byagenze biti tumuzanye ku muganga ugomba kumuvura njyewe namenye amakuru ko wa mukecuru yamurekuye nkimara kumenya ko amakuru ko wa mukecuru yamurekuye ari muri wa mukoki directeur nahise njyayo njya kumureba nkimara kugeraho nahise mpamagara umugore we maze guhamagara umugore we nahise mpamagara muganga arambwira ati wowe mfasha ndamubwira ati njyewe mfasha uyu muntu mutuvurire byibuze mukomeze mwana mukomeze noneho arambwira ati mukore ibingibi yambwiye amagambo atatu mvuga sijya kuyasubiramo ngo nindagiza ngo mfate udutaka turaho hasi ngo ntumutere maze kutumutera nibwo yatujemo duhita tumuzamura tumugeza ku mumotari tumaze kumugeza ku mumotari noneho asigaye rero agira ate aba tumuzirikiyeho turamuzana mufate mukomeze ariko tugiye kumugeza hano nta nkuru yo kubarwa n'izina ry'Imana umuganga rero nawe ahantu yandangiye ndabona nahageze ariko namuhamagaye telefone wapi telefone ye yavuye n'izina ry'Imana mana yati kanongere muhamagare numve mwana mufate wo mukomeze mwana nyagasani nimero ye nayihamagaye wapi iragire gucamo sinone ibingibi nibiki yatujemo gake ibintu bya
umurongo muhamagaye ntabwo ubashije ngaho mumbare mu nyumvire no kuri ntabwo yatubwiye ibyo dukora njye nawe tukumwe oya mufate twamuzirikiye kuri moto byibuze afite agahinda Bese nabwo yakurangiye ngo nahangaha ni kuri gipangu ngiye yahandangiye yambwiye ati nitugera ahangaha muri zikaritsiye urumva ngo igipangu cy'icyatsi kibisi umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kuboneka mugerageze mu kanya dear customer the subscriber you're trying to reach is not available at the moment tugende dukomanga turebe ko nibyanga ubwo ngubwo nta kundi fata uziko uyu muntu tumutwa amasaje ara kuri abiri fata fata amaguru aho ngaho yamuteye yatubwiye uburyo tubigenda mufata amaguru hasi mumanuka ko yatubwiye tukora tubikoze tugira amahirwe tubona aratuye ariko bisa nkaho byamukize ufata umukomeye ufata ibi ngibi twajemo ni ibi ngibi mufata wananiwe ukuntu muterutero turaho ngaho Kuna muri kumuzi none abimenye nanga igipangu cy'icyatsi kibisi nicyo batubwiye ngo bari gusiga gishyashya kadukomange nase umuntu mwana dufashe witubaza umuntu ukomanga ari uwahe bimeze bite abakuru yanyu ni meza ni murashaka iki turashaka muganga uyu muntu afite ikibazo kandi kwa twavuganye nawe kare atubwira kare budufashe none turi kumuhamagara kuri telefone ntitumubone kandi aho yari yaturangiye kwa tuhageze Era oge ka harisi mwana tero umuntu tumwigize mu mwana tero ngo tumwigize ariko kudufitanye gahunda ariko dufitanye tero umuntu narakukiremo ariko wakitonda mwana uyu muntu niyongera gusara biragenda baza muvugane mu uyu muntu niyongera gusara biragenda twamuvugisha rero durana twaje uyu muntu niyongera gusara niyongera gusara bigende biki Wacha tukinjira mwana. Oya, mwanza umuhamagara ariko ari na busy nagahari. None niyo mpamvu telefone yavuye umwana. Ari busy ari Jonge mwireba. Asuri mu biki mwana. Uyu muntu niyongera gusara biragenda biki. Umva ko nameze. Ese muhuna nubwo wajanye mu wake. Waretse ari busy mwanza umuhamagara. Twavuganye nawe. Mwanza umuhamagara. Twavuganye nawe. Basi yanutumwe ko tumushaka. Kandi reka mbabwire. Iyo umuntu aje gutya urebye nabi bikibazo. Bibi kibazo kimeze gute wajya ko ukabona bikubisa hangaha nawe ugasanga cyangwa nkubira gukubisa we muretse twanze umuhamagara asiba ibintu wabiretse kuko twavuganye nawe wati tukamureba banze umuhamagare nibwo ndi bubyemeye kandi twamuhamagara oya nongeye twe turitoye tuzanga utavuganye uyu muntu yongera kugira ikibazo mwana ko twavuganye ko telefone yavuye wari tukinjira mwana ntago nabemerera kandi urabizi banze nta muntu wemere kwinjira anga batavuga ntago wakinjira mutavuganye ntago byemewe kandi twavuganye nawe mufate mwana ntago byemewe banze umuvugishe ubone kwinjira gasani mana yanjye ubu ngubu uyu muntu yongeye kugira ikibazo wanze wananga iki mwana ntago mwana ni igera kubita ahubwo wakegeye umuntu akiri ntago ndari kumva mwana wakegeye ndabona ari kumva n'ubundi si umuntu uri kumumagara umuntu wahe koko ndahuze hano ni gasopo kwinjira nk'utabanje kumenyesha umuntu waretse tukinjira mwana uyu muntu kameze nabi nose ko twavuganye mu kanya kare katubwira ibyo dukora kwirinda tugeza ahangaha waretse n'umuntu twaje nabaho uburenganzira nibwo muri kwinjira kwa muganga ahangaha turinjira nabaho uburenganzira tuza ariko mwana tuza banje umuvugisha ibintu byanyu kuko umuntu reba umuntu anaryamye kumuzana byabaye ikibazo bafite amabwiriza ntago byemewe yebye amabwiriza kandi twavuganye nawe oya ndebera nimero ye n'ubundi ntago iri gucamo katamamagaye nimero ye ntago iri gucamo nose ko twaje tuvugana nawe ese nya wo ngo ngandere ibintu niyamvugisha ngo hari abantu bari buze gutya ari bize ntago hari oya nangari uyu muntu niyongera kugira ikibazo bro ngiye ntago uri bunyere we umuntu ko twavuganye kuturi kutubuza kwinjira ese nya wundi uramwizeye neza kavura kuvura gusa sabwo ko nya urera amasanga maze urabibona tuza ariko banze umuvugisha itone giye muvugisha umuvugisha neza ntago uri kwinjira urimo urabizi mwana ya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kuboneka umuse waretse kwetu twinje gwaje twamubuze kuri telefone banze umuvugisha twavuganye nawe bigerageze pa kurebe
none se muri wewe wabyuka mutubwirira mwana muhite mwinja usanga bibanye ikibazo none se ko telefone itari gucamo ubu uyu muntu yongeye kugira ikibazo hanga wambwira ngo iki koko oya ntabwo byemewe kuko nanjye yari umuntu uri buze barabanza bakabibwira ngo hari urumva iciyemo arahuze mufate mwana mufate uno mwana wafashe mwana wafashe mwana ariko ntabwo mwinjira bose watuje mwana alo ego mugana banze ko twinjira banze umuvugisha bite sha ni sawa banze ko twinjira rwose kandi umuntu ameze nabi bya mbere bisa nkaho noneho byongeye kuba bishyashya mpereza uwo mwana uri aho ngaho ku rugi fata muvugana yego bosi bite mungu wanjye ni sawa umuntu uri gushaka kwinjira se gutya ndamureka muyobora aze murekaze tumufashe nta kibazo naringize ngo sawa tujyane munteruze mwana nabyo birimo mfata akaboko ntaho ngaho fata akaboko tumujyane nuko bikaze muganga yaje akadufasha kuko mana yanjye yaje akadufasha twahageze mana ndagasa muga wacu akadufasha wamuhamagaye ariko mwana wamuhamagaye wadufasha kuko mana yacu mumuterure mu moza fata ngo mwana ibintu bihari kiravuga ko mwana ariko byagoranye no kupana cyagiye no kuko yarangiza birakunda gufasha no kuri kwimana muroza kumushyiramo ibintu tumujyanishe ahangaha ngo ntabwo byongera karame akana wese shaho uyu murwayi wanyu amaze igihe kingana iki ko mbona harimo ibintu byamuzahaje amaze iminsi rwose muga amaze iminsi rwose ndi guhamagara impamvu za ba sogokuru na ba sogokuru tuza sha tuza wakana amahembe ahigurwa andi icumu rishingo rw'irindi nkota ikorwa iyindi abazimu baterekerwa abandi jya kwa jya muranyumva ababyeyi gini kwa gini jya muranyumva amahembe ahigurwa andi abazimu baterekerwa abandi icumu rikurwa irindi babyeyi turagira ngo uyu mwana mumukuremo abazimu bamurimo mumukuremo amahembe babyeyi yego mudufashe ababyeyi maze mudukirize uyu mwana wabazimu babyeyi ngo mfate umuti ngo mushyire mu mazuru babyeyi ubu noneho ngo niyitsamura abo bazimu baraba bagiye kumukoma yego murakoze sogoko murakoze umugabo bari gukire arakira wakana mugabye tugiye kumushyira
abazimu bari kumutera bamuve nase mugabo Muretse kumubaza ibyo bintu byose. mera neza shoreza Karabaye. Mana nyagasani. Umugana ashobora guhita agendanira kuko nango yakomuka nta kintu arabana ingendo gitamakaza ngende uwo muhamye ntago nkunda abantu baroga abandi sinkunda abantu bateza abana amahembe sinkunda abantu bateza abana bazimu munanyumva mwabana mwe ningiye gukoraho rikaka niyitsamura mumenye yuko abazimu batumutse bagiye baraba bagiye cyane rwose niyitsamura mumenye ko abo bazimu bagiye turakumva sogoko turakumva ababyeyi yego ngo musige n'umuti wa shayi twanikira shayi twanikira ababyeyi iyi yatsimirira tsinda baroza amashitani n'amagena kuri makuvemo wakana we iyi ni shayi twanikira jini kwa jini rabia amahembe ahigurwa ndi cumi rishingo rwirinde bahigurwa yindi abazimu bakurimo bose nibagusohokemo bagende wakana uranyumva sha ayo mavuta sakora ikimoga. aya mavuta namukuraho abazimu bose mwana wanjye urabona iyi miriro yakandi y'abazimu boherezaga nijoro aribo bamuteza gusara bamwirukankana kubera umuriro bamwatse mu bwonko ariko aya mavuta rero yayisize ubu muri ubu ngubu dore abazimu barimo baramuvoma arayitamera neza. arayitamera neza cyane rwose abazimu batekerwa abandi nk'udukora ubwindi ubu bari kumuvoma uyu muti urabona rero nk'umuntu wataye ubwenge naho biri kubona uraho witegereza ureba iyi nayo bayita shayi twanikira iyi nayo urayimuhumuriza byose bigahita byirukanka bikagenda byose. nawe bitagufata shayi rwose wowe si wowe umugwaje ihumurize nawe byagutera byamujyamo nase uyu muramu nose mugabo barakize. arakize rwose kugira ikibazo aramera neza ahubwo wowe wa mugore we uyu muti ugiye kugenda abazimu baterekerwa abandi cyane n'ukuri kose icyo cy'Imana isumba byose. uyu muti rero wakana we amavuta niyo uri bwisiga ahangaha murebere ndetse murebere isabune uri bukoresha mwana ngiye kujya aho mbifite ndabona indi miti yari hamwe kwa muganga mukasa. ni kwa muganga. Ni kwa muganga mukasa yakuze. twaje kwa muganga. Umeze uti? Umutwe uri kubona. Ndumva umutwe uri kubona. Nishimwe rwose umugabo wanjye urakize. Ese we nari nkukumbuye sheri wari umeze utese? Nese uribuka basi umunsi wagendeye? Nta kintu na kimwe nibuka pe. Uribuka naho wagiye se urahazi? Umugore nta kintu na kimwe nibuka. Mutuze mwana mutuze aho Nese undi bwo byagenze ute? Muye tuzi ibyo uraza kubimubaza. Ni birebire nanjye ntabwo nzi uraza kubimubaza ni hano ni ku gicumbi cy'abandi ibyo turaza kubimubaza. Turi muganga aragarutse subira abantu bari kwicara. ubundi rero shana yababwiye mujye uhanga muri byananiranye amahembe akurwa yandi abazimu baterekerwa abandi icumi ikurwa irindi nimbabwira ngo abazimu baterekerwa abandi inkota ikurwa irindi iyi sabune uragenda uyikarabe urumva wa mudamu we uzajya uyimukarabya mu gitondo na nimugoroba kandi ahantu azajya yikarabira amazi yayo ntabwo yemerewe gutemba ajya muri wese uzajya umukarabiriza mu nzu cyangwa ahantu mukarabye nurangiza uyakoropa sandara atagiye mu cyobo gihura na wese
kuko amazi agiye muri wese uzamumusabye iki kintu se kiriho ni igikimuka iki ngiki ni shayi twanikira nyine ni ya myuka mibi bamwohererezaga ikamwirukansa iki nicyo kidongo cyamwirukansa nicyo cyamwirukansaga nicyo boherezaga kikamwirukansa urabona gutya cyamushinyikagamo amenyo akaboroga ari gutaka ameze nka ya nyamaswa bita nyiramuhari ni iki ngiki cyabaga kiri kumukoresha niyo mpamvu rero ureba muri aya masabune yose hano harimo avura inyatsi harimo ayo ukaraba ukabona ubutunzi hahandi ibyo ukora byawe bikazamuka amafaranga akaza nk'uko bimeze kwa kundi uba uri kumwe n'abandi ucuruza we bakabona iwawe hahora huzuye abandi bakabura n'umukiriya n'umwe nuko rero biba bimeze niyo mpamvu muri iyi ntayo nari kumuha kuko nta muti we wari iyi ngiyi niyo igomba kumuvura iriho kino kidongo buno rero narinjye muri stock yaho mbika imiti igisigaye kikira ya mavuta urayafite uzajya wamusiga namara gukaraba isabune azajya yisiga ya mavuta mu gitondo na nimugoroba ikindi gisigaye ni mu ibyo twavuganye ubundi umurwayi azakira mu gihe kingana ubu yakize byarangiye umurwayi yakize byarangiye iyi miti muhaye niyo kumutsirika nishira bizaba birangiye kandi nawe uzajya ukarabaho nta bintu by'imyuka mibi cyangwa ibindi bizaza mu rugo ubu niyo banamuroga ntabwo yakongera nta byamufata abazajya bohereza imyuka mibi izajya igenda ibasubiremo muga ngize amatsiko ndibajije ko uyu nguyu umuvuye izindi ndwara zitari izi ngizi uvura cyangwa ibindi bintu bitari ibingibi ukora kunge bimbere bitangaza uyu muntu ntekereje uburyo yarameze nkatekereza utuntu wambwiye cyagiye kare mutera amagambo ambwiye mvuga gahita nyamutera agatuza muga ibindi bintu ukora ni ibiki koko tubwiye no kuri kw'Imana ego mungu wanjye ngiye nkora ibintu bitandukanye kubera yuko ufite imbaraga z'ababyeyi z'abasogokuru n'abasogokuruza uzikomara ku bakurambere yego rero iri hembe ryanjye karondozi iyo ndifashe mba mfite ubushobozi bwo gufite imbaraga zidasanzwe bwo gukora ngahanga muri byananiranye urugero nshobora kuzingura abakobwa bazinzwe nshobora guhuza ingo zasenyutse nk'urugero urabona nk'iyi sabune isabune urabona iriho umugabo n'umugore isabune iyo uyikarabye utari ufite igikundiro cyangwa udafite amahoro mu rugo amahoro ataha mu rugo ku mugabo n'umugore iwawe urugo rukubakwa neza nta kibazo aya mavuta rero iyi sabune ikaba igendana n'aya mavuta uko ubona umugabo yishimanye n'umugore we urumva kandi ikabikuraho inyatsi igakuraho imyuka mibi ya karande boherereza abantu igakuraho ya mivumo abantu bagutongera ngo uragapfa utagira icyo ugezeho ibintu nk'ibyo ngibyo rero nkavura imyijima nkavura inzoka ndetse tukabasha kugaruza ibyibwe ikindi nkaba nica n'amagini kwanse muga uyu nguyu kubimukoreye twaje hano ku Gicumbi nk'umuntu ushobora kuba afite ikibazo nk'iki cyangwa ikibazo muri ibyo ngibyo uvuze wenda ari nk'iburayi cyangwa ari hanze y'igihugu ubasha kumufasha uti ibyo ni ibintu byoroshye cyane iri hembe ryanjye karondozi iyo ndifashe mfite ubushobozi bwo kurijyana mu nyanja nkamara nk'iminsi 3 riri kwaka rigurumana ryaka ritazima mfite ubushobozi bwo kuryohereza mu nyanja y'i Burayi nkagenda nkahakorera imiti rikavura mfite kuryohereza rikajya i Burayi uwo nshaka kuvura nkamuvura nohereje iri hembe nohereje n'imbaraga z'abasogokuru n'abasogokuruza jyajya uranyumva jyajya ukuvuga ngo iyo mvuganye na jyajya ndakumva umwana yakize babyeyi sogoko umwana yakize rero ngo nkore iki babyeyi ushaka inzoga n'itabi ryawe ndetse n'ubwiza bw'ababyeyi muzane inzoga y'ababyeyi muzane n'itabi muzane n'ibyo twavuganye yego babyeyi ndakumva turabibona rwose muga none se muga yego hari nimero basi ufite abantu bakwandikiraho kuri WhatsApp cyangwa baguhamagara ukabasha kuba wabafasha nomero ndayifite nomero ndayifite gusa urebye ngemba mbafashije kandi gusa ntabwo wabona umuntu ameze nabi ngo ureke kutamufasha ariko nanone nababwiye ngewe ntabwo mba niyamamaza
ariko nanone nk'abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi by'abasazi yego rwose tuba tugomba kubafasha n'ibyo bibazo bindi bitandukanye n'ibibazo bitandukanye nyatsi cyangiro ababuze urubyaro abakobwa babuze abagabo ndabafasha rwose bakabona abagabo ingo zikagenda neza muganga Mukasa mboneraho kubabwira ngo rero nk'umuntu niba bakeneye ko mufasha mbahaye nk'uko nguko mbahaye nomero yanjye ntago mba nkeneye kugira ngo umuntu niba aze ngo mufashe ngo agiye kuvuga ngo agiye ngo guca ngo ku banyamakuru runaka ngo cyangwa n'abandi afite ubushobozi bwo kumamagara cyangwa akanyandikira akambwira ikibazo afite tukamusuzuma tukamufasha ikindi hari abanga banyiyitirira ngewe Mukasa bakagenda banyiyitirira bakiba abantu bababeshya ngo ni Mukasa kandi nta bushobozi bafite bwo kuvura nta n'imbaraga bafite umuntu ukeneye ko muvura aba agomba kumamagara online tukavugana cyangwa se akanyandikira akumva ijwi ryanjye jya kwa jya Rabia jini kwa jini amahembe ayigurwa yandi icumu rishinga urwirindi inkota ikurwa iyindi abazimu baterekerwa abandi jya kwa jya uranyumva ababyeyi yari baramatsiko ngize yacumu nirangagi ibyo bibira bintu bikora iki irangagi mbona hari n'iryo cumu iri cumu rero iri cumu ni rya sogokuru ni rya sogokuru iri cumu niryo wumva ryarwanye na Kavuna ubwo twamwambutsa gato yambuka Burundi agenda uranyumva sha rero iriya ngagi ureba iriya ngagi ni ikikwereka yuko yo ugeze ahangaha uba ugeze ahantu hakomeye kandi hiyubashye ko nta kibazo na kimwe ugomba guhura nacyo ubu uri ahantu hari imbaraga zidasanzwe z'ababyeyi ba sogokuru na ba sogokuruza igisigaye no kuguhereza biriya ikindi rero ushobora kumbaza urabona izi nkongoro nizo nkongoresha eshatu ni iz'abakobwa ni inkongoro enye ahangaha dushyiramo amata haba harimo inshyushyu hano haba harimo ikivuguto inshyushyu ni icyeza kikwezi bibi ikivuguto ni ikinani kinaniza abagome n'abagambanyi igisabo ni icy'abanyogokuru bacundiramo amata uranyumva sha isekuru yanjye niyo nkoresha ndi gusekura imiti naho ibi biseke ni iby'abakobwa aka gacuma rero aka kabindi nako twakire nako dushyiramo ibiryo bya basogokuru na basogokuruza ahangaha rero mwana wanjye uru rutaro rusobanuye imbuto naho abakobwa bagosorera imbuto mwana wanjye ubu igisigaye no kuguhereza ibyo wadusabye tukajya hari inyuma hari akabindi karimo umuheha birabyo bisobanuye iki mugari gusimba ntari kubaza ibintu byinshi kumbaza ni byiza kuko kubaza bitera kumenya kari agacuma nako sogokuru anyweramo inzoga nako sogokuru anyweramo inzoga ubu birarangiye ubu ngubu birarangiye nta kibazo na kimwe ashobora kongera kugira n'abazajya bamwohererezaho ibyo bintu bizajya bisubira kuba bimwoherereje hari bugira ikintu ubwira muganga tugende mwana mugabo urakoze mbereke ko ibyo bintu byose binarangiye mwabana urumva shaka genda uzana amazi hariya bagushakire n'ikibirite uze mwereke twige ibintu byose voma amazi aho kuri robine arabwiye ngo nzabatwika noneho ngiye kohereza ihembe Karondozi kugira ngo nditume kuwaroza uyu muntu noneho uriya muntu ku buryo iri hembe rigiye kugenda rikamuzana ku buryo uwo muntu agomba kugaragara umubabaze umuhemukire yaranyangaje ku gasozi ndakumva shaka nawe narindi mu barwayi mwana wanjye nanjye yarabimutse mumanire rwose nkunda abantu bitirira abandi ikindi si nkunda abarozi cyangwa abagabo batwara abagore b'abandi bakabahindura cyangwa ugasanga umugore yatwaye umugabo w'abandi aramuhinduye akamutwara akamukura mu rugo rwe abo ngabo narabaze emereza ayo mazi wa mwana we urumva atanago cyangwa ngo twike wagira ngo urwaye amavunja hano usikari kwa muganga ariko ntabwo nyina fata kino kibirika aya ni amazi yego rwose
ntabwiye ngo ngende umuhamye nta mukino agira mana yanjye none se kari gutogota muga vuga ati babyeyi munyereke umukurure uwaroze umugabo wanjye nimubivuge mwese mwegere hari cyane muhari mwembi mwegere hari mwegere ahangaha mumutwereke babyeyi mutwereke uyu muntu waturogeye mumuzane mumugaragaze ahangaha muri uru cyane rwose babyeyi mumugaragaze muri uyu muriro mumuzane cyane aho ngaho cyane vuga ati mumugaragaze none ahangaha ntabwiko ngewe nabazi cyane uyu muntu afite imbaraga utagira ngo umuriro watse ugahita uzima n'ikikwereka ko afite imbaraga ikanga ndamutwika ngewe mfite ihembe ryanjye karondoze nta kibazo nge mucane wasi nawe nta mikino ngira nge baranzi mwana dutahe mbatwike byose mugareka dutahe ibi birahagije cana muga ibi birahagije reka dutahe cana hano mubereke wacanye cyane iki gira vuba mwana nyagasani cana ariko hano muri mu mbaraga murarinzwe mufite ubwoba bwigira ubwoba nose cana ariko gera ibyo cana madamu urafite ubwoba mwana nyagasani nose muga ibi bintu cana shyiraho cana ariko Shyiramo imbere humura muga dufite ubwoba no kuri kwimana mukajya mugira ubwoba mwabana amahembe y'ingurwa yandi amacumu ashingurwa yandi umurozi afite imbaraga muga imbaraga niyo mpamvu uri kubona umuntu uri kuzima ntabwo azongera kanka ntabwo azongera kantuka ntabwo azongera humura hano ndi kumutwika n'ibyo byose ndimo ndabitwika ibyo byose uri kubitwika imbere cyane ntabwo nyina jini kwa jini ibi bintu by'amahembe ndi kubona biri kuzamuka ni ibiki muga ibi ni ikikwereka ko ndi kumutwika ivumbi ririmo ritumuka kandi ubu ngubu ihembe ryanjye karondozi ryageze imbaraga ze ubu zirahiye imbaraga ze zirahiye ibyo yakoreshaga birahiye igisigaye ni ukumuzana mukamubona ahangaha bo munyishyure rero mugareka tuyaguhe rwose hari ijambo rigusigaranye se wabwira abantu basi badukurikiranye muga ngewe icyo nabwira abantu ni uko sinkunda abantu biba abandi sinkunda abantu bashaka gusenya ingo z'abantu kandi abantu bagomba guhinduka bakagabanya ubugome bwo kurogana bwo gutezanya abantu ibisazi nk'ibi ngibi cyangwa gukura umugabo mu rugo rwe ukajya kumwihererana ngewe mukasa narabaziye ndi umuhamyi aho bazaba bari hose haba mu Rwanda haba muri Kongo haba mu mahanga aho bazaba bari hose nzabaza uranyumva neza dore ibyo mwadutumye rwose muga tubishyire he dore ngibyo rwose dore ngibyo rwose muga dore ngibyo rwose dore ngibyo rwose muga uranyumva neza narababwiye ngo ngewe dore ngibyo rwose muga ngewe ndurumva iyo mbahaye gahunda mukayubaha tuba bakorera gahunda zanyu zikagenda neza ariko iyo mutayubashye ntabwo bigenda neza mwabana murakoze cyane muga reka dutahe tuzagaruka gushima no kuri kose tugende mwana muga ubu nta kibazo turi bugire nta kibazo na kimwe muri bugire sa murakoze